Singham again, iyi ni filime y'Abahinde yakiniwe muri 2024. Iyi niyo filime yayoboye urukurikirane rwa Singham, ari nayo ya gatanu mu mashusho ya Rohit Shetty. Ubundi filime yanditswe kandi iyoborwa na Rohit Shetty, akayitegura ku bufatanye n'abakora filime batandukanye harimo Rohit Shetty Pictures, Jazz Studios, Devgan Films na Reliance Entertainment. Ubundi filime irimo Ajay Devgan mu mwanya wa Singham hamwe n'abandi bakomeye nka Kareena Kapoor Khan, Ranveer Singh, Akshay Kumar, Deepika Padukone, Tiger Shroff, Arjun Kapoor n'abandi benshi. Iyi ni inkuru ikurikira imirimo ya Singham nk'umupolisi ukomeye cyane uba w'intambara ku bagizi ba nabi. Mbere yuko nkubwire igihe filime yasohokeye ndetse nuko bayikinnye behind the scene umva neza utotongo. Ubundi filime yasohotse ku tariki ya mbere Ugushyingo 2024 mu masinema yo ku isi hose, by'umwihariko mu Buhinde mu gihe cya Diwali. Iyi filime yasohotse mu buryo bwa theoretical mu masinema mbere yo kujya ku internet aribyo bita OTT, aho yakomeje kurebwa nyuma yo gushyirwa kuri Amazon Prime Video mu kwezi kwa 12 muri 2024. Nk'uko ayo makuru tuyakesha Gadgets 360. Ku bijyanye n'amasaha cyangwa imibare nyayo y'abarebye umunsi ku wundi cyangwa mu byumweru, nta mibare ya buri saha yo kureba igaragara neza mu makuru rusange, ariko filime yari mu mashusho yakurikirwaga cyane mu byumweru bya mbere. Singham again yakoze ku isoko ry'isi yose amafaranga ari hagati y'amakorore 365 n'amakorore 349 n'ibice 64 kuri box office y'isi yose. Ibi byerekana ko nubwo ifite inyota abantu benshi ntabwo byagerageje kuzuza amafaranga y'ingengo y'imari yayo, dore ko yakoreshejwe kuri bageti iri hagati y'amakorore 350 n'amakorore 375. Ku munsi wa mbere yinjije hafi amakorore 43.7 ku munsi umwe. Mu mpera y'icyumweru cya mbere ikaba yarageze ku mafaranga arenga amakorore 125 mu minsi ya mbere. Muri rusange filime yakiriye abayirebye benshi mu mpera z'umwaka wa 2024, ariko ku rwego rw'isi ni filime yagerageje aho bamwe bayita underperformed cyangwa se ntiyinjije ku byari biteganyijwe na box office. Abakora filime bagiye basangiza abasomyi n'abafana amashusho ya BTS agaragaza uko ibikorwa byo gufata amashusho byari bimeze, harimo amashusho y'abakinnyi nka Ajay Devgan, Rohit Shetty, Jack Shroff n'abandi bari mu gikorwa cyo gufata amashusho no gutunganya imyitozo y'ibikorwa bikomeye. Hari video nyinshi zitangazwa ku mbuga na YouTube zigaragaza uko abakinnyi bakora imyitozo y'amasomo, imirwano n'abatekinisiye bazirikana ku ntaye ya filime. Abakinnyi nka Arjun Kapoor na Rohit Shetty basangije amafoto n'amashusho ku mbuga zabo za Instagram yerekana uko bapimishaga imyenda, imyitozo n'ibice bikomeye bya filime. Aya makuru tuyakesha urubuga nka Pink Villa. Shooting cyangwa gufata amashusho byatangiye mu Nyakanga 2023 kandi byarangiye muri Nzeri 2024, harimo ahantu hatandukanye nka Mumbai, Hyderabad, Kashmir na Sri Lanka. Iyi filime yibanda ku gikorwa cya polisi ya Singham kirimo ibisasu, intambara, gukurikira abanzi no guhangana n'ikibazo cy'umujura w'ibiyobyabwenge n'abagizi ba nabi bafite imbaraga. Iyi ni filime ifite action nyinshi, abakinnyi benshi baziranye ku ruhando rw'indi filime za Bollywood, kandi ikaba yaratekerejwe nk'umukino w'ibyanezeza benshi bitabiriye ikinamashusho ya sinema. Nubwo ifite amafaranga menshi yinjije ku mpapuro, benshi bavuga ko Singham again yinjije bike ugereranyije n'ingengo y'imari yari ifite. Abasoma inkuru n'abakunzi ba sinema bagaragaje ibitekerezo bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Hari abashimiye ibikorwa n'abavuga ko inkuru cyangwa imyandikire idakomeye neza nka filime zabanjirije iyi ngiyi. Reka tuvuge udukosa duke na duke twagaragaye mu gihe cyo gukina iyi filime. Ubundi mu gihe cyo gukina iyi filime Singham again yarimo abakinnyi benshi by'abamare icyarimwe, harimo Ajay Devgan, Akshay Kumar, Ranveer Singh, Deepika Padukone, Tiger Shroff, Kareena Kapoor n'abandi. Ikosa rikomeye rya mbere bakoze nuko gahunda zabo ntizahujwe neza. Hari scene zakozwe abakinnyi batari hamwe bakazahuzwa nyuma hakoreshejwe body doubles, CGI na za green screen. Ibi byatumye filime igira feeling disconnected ku barebye. Abarebye bazi sinema babibonamo byoroshye bakabona aya makosa. Ikindi abarebye bavuze ko hari scene zasaga nk'izo muri video game, byatumye filime za Singham za mbere zitakaza realism. Bikosa imodoka zangiritse muri scene imwe ariko mu yindi zigasa nk'ari nshyashya. Twabanye nitwa Dolphe, iyi ni Kavuni Entertainment. Niba ushaka indi filime twagukoreraho wazatubwira muri comment nta kibazo.